Aka kanya tuvugana mu nzu bamo hari ahantu hari agasimba kitendetse ku rukuta. Ntabwo mvuze ko kari hafi y'urukuta cyangwa inyuma y'urukuta, mvuze ko urukuta. Iyo gashatse karacurama kagakomeza gufata ku rukuta rusennye. Iyo ukitegereje wibaza ikintu gafatishije ukakibura. Kaba gatambagirana icyizere nk'aho imbaraga za rukuruzi z'isi zitakareba. Ni gato kandi umubiri wako urabonerana ku buryo hari n'igihe ubona ibice by'umubiri biri mu nda yako. Amaso yako aba ari manini ugereranyije n'ingano y'umutwe wako, kandi ahora afunguye ku buryo hari ututajya duhumbya. Iyo dushaka gusukura amaso dukoresha ururimi. Mu buzima bwawe bwose iyi nyamaswa wagiye uyibona mu gikoni, mu bwogero no mu cyumba cyo kuraramo. Iyo bwije iba iri kwegera amatara kugira ngo iryo udusimba tuguruka tuba twahuriye aho. Iba iri gucuna ingoni mu ijwi ryumvikana, rikaba ari rinini kuruta ingano yayo. Niba waritegereje neza, hari igihe wabonye inyamaswa icika umurizo ukagwa hasi ugasigara wizunguza wonyine. Aka gasimba karigendera kakazamira undi murizo. Mu Rwanda hose no muri East Africa, iyi ni inyamaswa izwi cyane. Abantu benshi bazi ko uyu ari umushyitsi wisanga ntasanze ibyo asanze, ahubwo akabafasha gutondagira urukuta akuraho udukoko dushobora gutera indwara, urugero nk'imibu. Ariko benshi ntibayiziho byinshi. Mu Kinyarwanda bayiburiye izina maze bayitiranya n'umukobwa ngo ni MARIJOZE. Mu Cyongereza ni gecko. Zikaba zibarizwa mu moko menshi yose ahuriye mu muryango wa Ningome, hamwe n'indi miryango iri mu murongo witwa geckota. Zose hamwe ziri mu moko arenga 1800 azwi. Ni rimwe mu matsinda harimo amoko menshi mu nyamaswa zimeze nk'imiserebanya. Uyu munsi tugiye kugenzura inyamaswa ihora kwitegereza buri joro yibereye ku idari. Naho se bite ku bavuga ko ari mbi cyane, bikaba ishobora gutera urupfu ndetse kubihari bikaba ikimenyetso cy'ibyago? Reka tubivuze. Geckota igabanyijemo imiryango 6 n'amoko 1800 azwi. Hakomeje kuvumburwa amoko mashya ku buryo mu myaka 10 ya mbere y'ikinyejana cya 21 yonyine havumbuwe amoko arenga 100. Amenshi yavumbuwe mu mashyamba y'inzitane atari yarigeze akorerwamo ubushakashatsi mbere. Umuryango wa Ningome ni munini kandi n'uzwi cyane, ukaba ari nawo abantu benshi batekerezaho iyo bumvise ijambo gecko. Ni naho rero dusangamo izizwi nka MARIJOZE ziba mu mazu y'abantu muri Afurika no muri Aziya n'ahandi zagiye zimukira. Indi miryango ni nk'iyitwa Reptile, ugizwe na gecko zifite amano ameze nk'amababi, na Reptile tuba ari tunzunyu cyane, na Reptile gecko zo muri Australia zifite imiterere idasanzwe. Gecko ni kimwe n'imiserebanya kuko byose bihuriye mu murongo umwe ariwo order witwa squamata. Ni naho dusangamo inzoka. Aho zitandukanira n'imiserebanya nuko zo nta ruhu rutwikira amaso igihe zihumbije cyangwa zihumirije zigira. Mu gihe ibikururanda hafi ya byose nta jwi bigira, gecko zo ziravuga. Ikindi gikomeye MARIJOZE zibitseho ni imiterere y'amano yayo ayishoboza kwitendeka ku idari macuri. Mu Rwanda MARIJOZE dukunda kubona ni izitwa tropical house gecko, arizo muri siyansi zitwa Hemidactylus mabuya. Zifite ibara ry'ikijuju, zikagira umubiri usa n'ubonerana, ukaba wazibona mu nzu hafi ya yose. Inkomoko yazo ni muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, uretse ko ubu uzisanga no ku yindi migabane cyane cyane ahegereye ku y'isi. Zagiye zigezwa ahandi n'abantu zihaye rifuti mu mitwaro cyangwa mu bicuruzwa batabizi. Amoko menshi ya gecko zo mu mashyamba abarizwa mu ihuriro rya Animal Species n'irya Rigodactylus. Ziba ari ntoya, zikaba zikora ku manywa, nijoro zikaryama. Zikunda gufata ku bishishwa by'ibiti, ubundi zikaba ziri hasi. Muri Nyungwe no mu yandi mashyamba yo mu muhora wa Albertine zirahaba. Tropical house gecko niyo iri mu mutima w'iyi nkuru ndi kukugezaho aka kanya. Ni nayo MARIJOZE dusanga mu mazu yacu, ari nayo ibyinshi mu byo tugiye kuvuga biri bube byerekezaho, nubwo n'izindi tutazirengagiza. Umubiri wayo niho duhereyeho. MARIJOZE niyo nyamaswa ifite ibirenge abantu bamaze igihe kinini bigaho kurusha iby'iyindi nyamaswa iyo ari yo yose ku isi. Ibi birenge barabigenzura bagashaka tekinoloji bikoresha n'uburyo bikoze bagatangara cyane.
Amoko menshi ya gecko harimo n'izi MARIJOZE zishobora gufata ahantu hari ubuso busennye cyane kandi buhagaze neza. Aha ndavuga nko ku kirahuri, ku mabuye aconze neza, ku rukuta rusize irangi rinoze, tutibagiwe no kuri parafo. Ntibisaba ko ivubura amatembabuzi amatiye irangi imere nk'ifashe cyangwa ifashwe na kore. Ibirenge byayo bihora byumutse. Iyo babigenzuye bifashishije icyuma kireba utuntu dutoya microscope, babona amano ya MARIJOZE ariho utuntu dutondetse kuri gahunda ihambaye bidasanzwe. Ayo mano aba ariho utuntu dutoya cyane tutaboneshwa ijisho tumeze nk'ubwoya bita cite. Buri kamwe kakaba kareshya na micrometers 100. Karutwa n'umurambararo w'umusatsi inshuro ebyiri. Buri gasite kaba gafite udushami tubarirwa mu magana twitwa spatula. Buri kose kakaba kareshya na nanometers 200. Ni nk'umurambararo w'umurasire umwe w'urumuri. Utwo spatula tuba ari tunzugurunya, tukaba duhuzwa n'ikintu MARIJOZE zikandagiyeho neza neza. Kubera ubuto bwatwo turagenda tugakururana n'uduce dutoya tw'icyo kintu ari two atome hakoreshejwe imbaraga zitiriwe Umudage Van der Waals wazivumbuye. Ni ingano ntoya y'amashanyarazi atuma ibintu bibiri byegeranye cyane bikururana. Buri gaspatula gatanga udushanyarazi tudapimika kubera ubuke bwatwo, ariko umenye ko buri no riba ririho udusite amamiliyoni, buri kose gashamitseho uduspatula amagana. Ubwo rero twose iyo duhurije hamwe dutanga imbaraga zihagije ku buryo MARIJOZE yacu idashobora guhanuka niyo yaba ifite umubyibuho ukabije. Imwe mu bwoko bwa MARIJOZE nini kurusha izindi ni iyitwa Toke gecko, ikaba ipima garama 300. Muri siyansi ni gecko risanga mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya, cyane cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyi ishobora gufatisha ino rimwe ryonyine ntihanuke. Mvuze ino rimwe unyumve neza, simvuze ikirenge kimwe. Iryo no iyo rifashe riba rifite imbaraga zakwitendekaho ikintu cy'ibiro 2 ntigihanuke. Wakwibaza ngo ubwo se niba iyo MARIJOZE ikandagiye ifatisha imbaraga zingana gutyo, ubwo gushingura ikirenge ngo itambuke ntibivuna? Wapi, ishingura ikirenge ako kanya ku buryo ishobora no kwiruka ishinga kimwe ishingura ikindi ku muvuduko munini kandi ahantu hamanegeka. Ikikora gusa ni ugusa nk'ihengeka za site ikagabanya inguni ziri hagati yazo n'ubuso ikandagiyeho, ubundi y'amashanyarazi agahita atandukana ako kanya vuba vuba. Yo ntiterura ikirenge ijyana hejuru, ahubwo isa nk'isubiza inyuma ikazamura. Uku ni nako umuntu yomora papier kora ku buryo bworoshye, gusa nk'ukurura ukazamura. Utwo twoya twitwa cite dushobora kuzaho ivumbi bigatuma imbaraga zo gufata zigabanyuka, ariko bikoze ku buryo buri gihe uko MARIJOZE zishinguye ikirenge ivumbi ryose risigara aho cyari gishinze. Ibi bituma amano yayo ahorana isuku ku buryo nta kintu gishobora kubuza twa dushanyarazi gukora akazi katwo. Abenjeniyeri b'abahanga mu guhanga ibikoresho bamaze imyaka za 40 bagerageza kwigana iyi mikorere. MARIJOZE bayirebeyeho bakora papier kora zifata ariko zumutse, zikaba zakoreshwa inshuro zirenze imwe kandi zitanduza ahantu zomowe. Ubu bushakashatsi burakomeje ngo barebe uko byanozwa maze izo papier kora zibe zakwifashishwa mu gupfuka ibisebe, mu gukora amarobo abasha kurira no guhambira ibintu bishobora kongera guhamburwa. Nyamara uyu munsi iyi video igeze kuri YouTube, nta kintu cyakozwe n'abantu kirabasha kwigana 100% imiterere y'ibirenge bya MARIJOZE bibasha kugenda ku buso ubwo aribwo bwose no mu bihe ibyo ari byo byose. Ibyo bigana byose basubira kureba ibirenge bya MARIJOZE bagasanga baracyafite icyuho kigari cyane. Tugeze rero ku maso kandi ziko nayo agiye kukwemeza, kuko arahambaye ku nyamaswa zifite urutirigongo. Amoko menshi ya gecko akora nijoro nk'uko bimeze kuri MARIJOZE. Ziba zifite imboni nini. Iyo mboni iba imeze nk'umurongo uhagaze iyo ari ku manywa, ariko yagera ahantu hijimye ikaguka ikenda kumera nk'uruziga. Ibi bituma ikurura urumuri rwinshi, bityo MARIJOZE ikareba neza mu ijoro.
Abashakashatsi baje kubona ko agace ko mu jisho gashinzwe kwakira urumuri no kohereza amakuru ku bwonko kitwa retina ko mu jisho ryayo kabona amabara neza iyo hijimye kurusha uko babitekerezaga mbere. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara mu mwaka w'ibihumbi 2009 bwagaragaje ko amoko amwe ya gecko zikora mu ijoro ashobora gutandukanya amabara ahantu umuntu abona hari wa mwijima bita uw'icuraburindi. Gecko nyinshi ntizigira uruhu rutwikira amaso. Amaso yazo arindwa n'akantu kameze nk'akarahure bita ngo ni buri. Twe iyo dushaka gusukura amaso yacu turahumbya imyanda ikavamo. Gecko yo kubera ko idashobora guhumbya, nishaka gusukura ijisho ryayo isohora ururimi rwayo runini kandi rubwase ikarurambura ubundi ikajya yirigata mu jisho. Niba waregereye Marijose ukayitegereza neza, ibi warabibonye. Ururimi ruturuka hasi rukazamuka rugahanagura ubuso bwose bw'ijisho ubundi rugasubirayo mu gihe kitageze ku isegonda rimwe. Kuba itagira uruhu rutwikira ijisho bitera izindi ngaruka. Marijose ntishobora gufunga amaso ngo isinzire. Ni ukuvuga se kubwo itajya isinzira? Oya kandi. Iyo igize ibitotsi ijya ahantu hari urumuri ruke ikegeranya imboni zayo zikaba nk'utwenge dutoya cyane ku buryo urumuri rutinjira mu jisho ubundi igasinzira ariko amaso akanuye. Ku muntu utabizi gutandukanya Marijose iri maso n'isinziriye byamubera ihurizo. Twivugire noneho ku murizo. Umurizo wa Marijose ni ububiko bw'ibyo kurya, ni igikoresho cy'itumanaho, intwaro yo kwirwanaho byaba ngombwa ikayibera incungu y'ubuzima byose mu kintu kimwe. Kuri Marijose yariye neza, umurizo wayo uba ubitse ibinure biyifasha mu gihe ibyo kurya bibaye bikeya. Ku moko menshi nanone uyu murizo ziwukoresha mu gutanga ubutumwa. Kuwuzunguza, kuwuzinga cyangwa kuwutigisa bishobora kwerekana uko iri kumva imeze. Niba se yifuza ingabo cyangwa ingore cyangwa se idashaka ko hari iyindi yegera. Iyo Marijose ifashwe n'inyamaswa yihiga cyangwa se umuntu akayifata mu ntoki akayikomeza, hari igihe ihita yiyufura ikikuraho umurizo ku bushake. Nibyo bita ototomi. Umurizo ucikira mu gace kamwe ahantu hawuhuza n'urutirigongo habugenewe kandi haba horoshye. Bahita weak point. Nyuma yo gucika umara iminota myinshi ukiri kwizunguza wonyine, ntuhita upfa. Gukomeza kwizunguza ni uburyo butuma inyamaswa iri guhiga Marijose irangara, bigatuma Marijose ibona umwanya wo guhunga. Iyo nyamaswa yibanda kuri uwo murizo kuko uba wikubaganya cyane. Marijose yigwa mu murizo wayo urimo ibinure byari kuzayitunga mu gihe cy'amage kugira ngo ikunde ibe hirya none. Kandi burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo haguma ubuzima naho imirizo iramera. Kandi koko umurizo wa Marijose urongera ukamera. Ariko burya nyine ngo insimburangingo si ingingo. Umurizo mushya ntuba umeze nk'uwacitse. Uyu wo uba ugizwe n'ubwoko bw'igufwa rimwe ryihinahina. Ni ukuvuga cartilage imeze nk'itiyo. Ni mu gihe umurizo wa mbere uba wari ugizwe n'uduce twinshi duturuka ku rutirigongo twitwa vertebrae. Umushya uba ufite ibara n'imiterere bitandukanye n'iby'uwa mbere. Kandi iyo bibaye ngombwa ko wongera gucika, Marijose irimo gukiza amagara ntiwongera gucikira kuri ya point, ahubwo ucikira hejuru ahasatira umubiri bikaba byayiteza ibibazo. Ubwo rero ibigomba kwirinda aho kuvuga ngo nzajya ncika umurizo hamera undi wana. Gusa nyine n'uyu murizo mushya urakora. Marijose irongera ikawubikamo ibinure ikawukoresha itanga ubutumwa kandi byakongera kuba ngombwa ukongera ukayibera incungu. None se gecko tuzisanga hehe ku isi? Zifite inkomoko mu gace kagana ahegereye umurongo ugabanya isi mo kabiri uzwi nka koma y'isi, akaba ariho Afurika hafi ya yose ibarizwa. Ni ahantu hava izuba ryinshi kandi hakaba n'amashyamba menshi, urugero nka Amazon. Ni muri tropical region. Nanone iyo uvuye muri tropical region ku mpande zombi uhasanga subtropical regions.
aho naho haba gecko mu mashyamba, mu bitare no ku nkuta z'amazu. Tropical house gecko ni bumwe mu moko y'inyamaswa z'agasozi ziba ahantu hatuwe nyinshi ku isi. Zakomeje gukurikira umuntu aho yubatse imijyi hose mu gihe cya tropics n'ahandi zimukiye. Ahantu hose abantu bagiye bubaka amazu bagashyiraho ibikuta bidatoborwa n'ubukonje ndetse n'amatara y'amashanyarazi, marijoze zibatangiye kuyataha zije kurya udukoko dukururwa n'urwo rumuri. Ubu zamaze gukwira hose muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, muri Amerika zombi, muri Caraïbe no mu bice bimwe byo mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya. Aho hose ntizahageze ku mahitamo yazo, ahubwo byatewe n'abantu bazitwara mu mitwaro, mu mato, mu ndege no mu mamodoka batabizi. Ahantu hazigora ni ahaba ubukonje bukabije. Ubu mu Rwanda nta gace utazibonamo izi marijoze, cyane cyane mu mijyi nubwo atari ko byahoze. Muri buri kigo cy'amashuri, muri buri vuriro no mu rugo zarahageze. Ahantu hose hafite ubutumburuke butarenze metero 2,000 mu Rwanda zirahaba. Nayo mpamvu ku mbuga nkoranyambaga tuhasanga amavideo n'inyandiko byibanda cyane ku gusobanura ibibi bya marijoze ndetse n'uburyo bwo kuzirandura. None se ni akahe kaga ziteze mu by'ukuri? Komeza ukurikire turabigeraho, kandi wibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Kure mu majyepfo ya Afurika mu gihugu cya Namibia tuhasanga Namibiday gecko. Ikora ku manywa nijoro ikaryama. Ibiri ku bitare byo mu butayu aho ubushyuhe burenga °C 60. Ni nka hahandi amazi aba atangiye gushyuha, ariko hari igihe ibihu bivuye mu nyanja ya Atlantique bigera muri ako gace bikaba byatuma ibitare bizaho ikime. Icyo kime nicyo izi gecko zirigata zikabona amazi. Ibi kandi ntibibaho kenshi. Mu ishyamba rya Nyungwe no mu yandi ari mu muhora wa Albertine haba gecko ntoya zikora mu ijoro ku manywa zikaryama. Ziba zifashe ku bishishwa by'ibiti no ku bitare bishinyitse. Amabara yazo abasa n'ahantu zihagarara ku buryo utapfa kuzibona. Kuba ziba ahantu hatagirwa cyane kandi zikamenya kwihisha bituma abashakashatsi bazimenyaho ibintu bikeya. Ubu noneho tugiye kureba imyitwarire yazo. Ubusanzwe inyamaswa zimeze nk'imiserebanya ntizikunze kuba zisohora amajwi, ariko gecko zirayasohora. Buri bwoko bugira ijwi ritandukanye n'iry'ubundi. Marijoze iyi yo mu rugo igira ijwi isubiramo rimeze nko gucuna ingoni nka gutya. Ushobora kuba uryamye ukumva iravuze. Marijoze biri kubwira izindi ko urwo rukuta ari urwayo cyangwa se irimo guhamagara iyo bidahuje igitsina. Mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya tuhasanga iyitwa Tokay gecko. Ijwi ryayo riba rigizwe n'imigemo 2. Umva uko rivuga. Ni naryo bahereyeho bayita izina mu Cyongereza, ngo ibiri kuvuga ngo Tokay, Tokay. Iri jwi riba ari rinini ku buryo waryumva uri muri metero 100. Izina gecko naryo rikomoka ku kirimi cyo mu Buhinde mu gace kitwa Malay. Aho naho baba bigana ijwi rya Tokay gecko. Ngo bo baba bumva ivuga ngo gecko. Ni imwe mu nyamaswa nke zifite amazina yigana amajwi yazo mu rurimi rw'Icyongereza. Urundi rugero ni urw'inyoni yitwa kako. Ngo niko ibiri kuvuga. Ibi byo kwita ikintu uhuje n'ijwi ryacyo mu iyigandimi babyita onomatopeya. Twigarukire kuri marijoze n'uburyo zibana. Inyinshi mu moko ya gecko zikunda kuba hamwe ari nyinshi, ariko nanone ntitwavuga ko buri yose bikwayo. Ingabo ikunda gufata agace kayo nko ku nkuta, ku rutare cyangwa ku gice runaka cy'igishishwa cy'igiti, ikabuza izindi ngabo kuhagera. Ikoresha ijwi kwigaragaza cyangwa hakaba n'ubwo zirwanye. Ingore zo ubona zijya aho zishatse hose nta nkomyi.
ingabo zikiri ntoya nazo inkuru ntizizirukana cyane. Iyo marijoze iri mu nzu ikunda kujya ku rukuta ruriho urumuri ruhagije, ahaba hari udusimba tuguruka twinshi ku buryo irya ikihaza. Ubwo rero ingabo yafungiye iruhande rw'itara ikomeza kuhaguma kugira ngo itazigera isonza. Iyo hagize indi hegera irayirukana. Tugeze ku bijyanye no kororoka. Geko nyinshi zitera amagi. Intoya zikunda gutera amagi 2 ariko inini zigatera umubare wisumbuyeho. Mu gihe imyinshi mu miserebanya itera amagi afite igishishwa cyorohereye, igishishwa cy'igi rya geko cyo kiba gikomeye. Marijoze kugira ngo irinde igi ryayo iragenda ikarifatisha ahantu hasa n'ahihishe, urugero nko hagati y'amababi cyangwa inyuma y'urugi, ikoresheje amacandwe yihariye afata nka kore. Igi riba rifashe cyane ku buryo byagorana kurihanura utarimennye. Ibi bituma ridahanuka ngo rimeneke cyangwa se ngo hagire icyarirya. Ikindi ni uko irishyira ahantu hari ubushyuhe buhehereye budahindagurika. Marijoze y'ingore iyo imaze gutera amagi irayasiga, nta kuyararira cyangwa kuyarinda. Nyuma y'iminsi iri hagati ya 45 na 60 bitewe n'ingano y'ubushyuhe, amagi arituraga. Utwana tuva mu magi twuzuye neza kandi dushoboye kwifasha byose. Ako kanya tugatangira guhiga, kurira no kuvuga. Turirera ubwatwa. Hari amoko menshi yagiye ko zishobora kororoka hatabayeho kubangurirana. Wenda ibi ni bishya kuri wowe, ku buryo usanga ziba ahantu runaka zose ari ingore zikabyara izindi ngore nta byo kubanza guhura n'ingabo. Kandi izi zirakwirakwira cyane iyo zigeze mu kandi gace, kuko ingore imwe ihagije ngo itangire gukomokwaho n'izindi. Imibanire y'abantu n'utu dukoko se ihagaze gute? Kuva kera cyane marijoze zakomeje kuba hafi y'abantu. Ku mazu yabo niho zikunda kwibera. Zikundira ibikuta kuko bibika ubushyuhe na nyuma yo kurenga kw'izuba. Zigakunda amatara ariko zidakurikiye urumuri, ahubwo zikurikiye udusimba tuza tubungira urwo rumuri. Nanone zihakundira ko inyamaswa zizihiga zidakunze kuhabarizwa kubera ko abantu bazirukana. Kuva abantu batangira kubaka inzu zifite ibikuta muri iki gice cy'isi, marijoze nazo zahise zizitaha. Mu myaka ibihumbi ishize, marijoze yabaye ikitabuze mu rugo. Mu mico myinshi yo muri Afurika no muri Aziya, hari aho bafata marijoze nk'ikimenyetso cy'amahirwe. Baba bigaragaza urugo rw'abakire. Mu ngo nyinshi zo mu Rwanda, marijoze ntibayibona nk'ikibazo rwose. Zirya imibu n'utundi dusimba dushobora gukwirakwiza indwara kandi nta mwanda ziteza. Ikibabaje ni uko hari inkuru nyinshi zikwirakwizwa n'abantu bizera cyane ibijyanye n'ubupfumu, bavuga ko ngo zikurura ibyago. Hari n'aho usanga bigisha ngo ukuntu wazirukana. Ubwo nyine ni ukuzica. Nagira ngo nkubwire ko imitekerereze nk'iyo y'ubujiji ari kimwe mu bibangamiye ubuzima bw'inyamaswa ku mugabane wa Afurika n'ahandi hantu usanga bagendera cyane ku migenzo idahuje na siyansi nyakuri. Mu mico imwe yo muri Aziya, hari aho batekereza ko amajwi ya geko zimwe na zimwe ashobora kubabwira niba bazagira amahirwe cyangwa umwaka. Ariko hari n'abandi batabarizwa muri ibyo. Mu Buhinde hari abantu bacirira toke geko ku bushake mu nzu zabo kugira ngo ijye ibarira ibyonnyi. Nanone kandi geko yagiye ishishikaza abashakashatsi ndetse ikanakorwamo ubucuruzi. Handitswe inyandiko nyinshi ku bijyanye n'ubushobozi bwayo bwo kwitendeka. Hagiye hashingwa amakampani ashaka gushyira iyo tekinoloji ku isoko. Abaganga bari kureba uburyo bajya bayikoresha mu gupfuka ibisebe mu gihe cyo kubaga abarwayi. Nta na bamwe bari kugera ku kigero nk'icya geko, ariko ubushakashatsi buracyakomeza. Ku bijyanye n'umubare wa geko ziri ku isi, nakubwira ko muri rusange uhagije. Marijoze n'ayandi moko yazo menshi ni bumwe mu bwoko bw'imiserebanya yiganje cyane ku isi. Ariko umuryango wazo urimo amoko amwe ahangayikishije, by'umwihariko ayo usanga atuye mu gace kamwe gatoya. Muri Madagascar hari iyitwa Reptile leaf-tailed gecko.
ifite umurizo umeze nk'ikibabi cyumye bikayifasha kwihisha. Iyi iri mu kaga kubera itemwa ry'amashyamba ribamo no kuba abantu bazihiga bakazijyana kuzigurisha mu bindi bice by'isi kugira ngo abaguzi bajye bazorora bishimisha. Hari amoko ari mu kaga cyangwa akaba ari mu nzira zo gucika ku isi. Hari n'izindi zifitweho amakuru makeya cyane kubera ko zibera mu mashyamba ahantu hatagerwa. Tropical House Gecko yakwirakwiriye henshi ku buryo ibangamira izindi gecko za kavukire muri Amerika no muri Aziya, igatuma umubare wazo ugabanyuka cyane. Tugana ku musozo, reka nsubize ibi bibazo. Ese Marijose igira ubumara cyangwa uburozi ku buryo iyo iguye mu biryo ukabirya upfa? Oya, Marijose nta burozi bwica abantu igira. Abizi hari abagiye guhita bampakanya bamana ingero z'abapfuye ngo kubera ko yari yaguye mu biryo bakabirya cyangwa mu kigage bakakinywa. Zirikana iki? Aka ni agasimba kagenda kikuba ahantu hatandukanye. Birashoboka ko kakikuba ahantu hari ibintu bishobora kuba birimo uburozi runaka, hanyuma kagwa mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa, bwa burozi bukajyamo. Nanone bitewe n'aho hantu handuye igenda cyangwa udusimba irya, ishobora kuba icumbikiye bacteria zitagira icyo ziyitwarayo, ariko ikaba yateza ibibazo bikomeye iramutse igeze mu muntu. Muri izo bacteria harimo iyitwa salmonella. Ubwo rero wumve ko Marijose ubwayo nta kibazo yatera umuntu. Nta burozi igira cyangwa ubumara, haba mu maraso, ku ruhu cyangwa mu nda yayo. Ntukwiriye kuyitinya nk'inzoka cyangwa igikeri cya dart frog. Hari n'uwavuze ngo iyo iguye mu biryo iyengeramo ntumenye ko yagiyemo. Hanyuma se we yabwiwe n'iki ko ariyo yayengeyemo? Marijose cyangwa se gecko ubona ku rukuta rwawe mu ijoro ntigufasha kurwanya udusimba dushobora gutera indwara byonyine. Ni agasimba kahogoje abenjeniyeri bashaka kwigana imigendere yako, ariko na n'ubu biracyari ingorabahizi. Gafite amaso abona amabara neza mu mwijima. Gatondagira inkuta zihagaze neza icuramye kifashishije ubuhanga buhanitse bwa fiziki ku buryo bigoye kubusobanukirwa ijana ku rindi. Kiteguye gutakaza urugingo rumwe kugira ngo karokore ubuzima bwako. Ibi byose kabikorera iwawe mu gikoni, kakakwicira udusimba for free. None baragushuka ngo uzakica, barakubeshya. Ntuzigere wica Marijose kuko irya imibu, ikarya ibinyenzi n'amagi yabyo n'ibindi byashoboraga kugutera indwara cyangwa bikakwangiriza ibiryo. Ahubwo jya witegereza amaso yayo, ingano yayo, imiterere yayo, amano yayo, kandi wumve ijwi ryayo ryiza. Tubwire abana ko bagomba kuyireba. Uburyo yirigata ku jisho, ukuntu umurizo wayo wizunguza iyo ucitse n'ibindi. Uzaba urimo kubategurira kuzaba abantu bakuru bazarengera urusobe rw'ibinyabuzima bidasabye kubishyurira minerivare. Marijose zimaze igihe zikwitegereza. Igihe kirageze ngo nawe uzitegereze. Urakoze gukurikira Inyamaswa TV. Ese wowe wigeze ubona umurizo wa Marijose uri kwizunguza wonyine? Bitubwire muri comments. N'ikindi kintu cyose wifuza kutubwira, ariko ukoresheje imvugo yiyubashye.